bakunzi ba Haleluya Amina TV, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikomeze ibampere umugisha. Tutari twinjira mu kiganiro, reka tubanze dusenge Imana, dushimire Imana iba yabanye natwe, cyangwa se Imana ikomeje kuturinda, cyangwa se Imana ikomeje kudushyigikira. Reka tuyishimire dusenga Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye uburyo utadutererana, tugushimiye uburyo waduhamagaye ukatuvana mu magana menshi y'abanyabyaha. Ushimwe cyane kuko wadushyiriyeho kugira ngo tuguhimbaze, wadushyiriyeho kugira ngo tuvuge ishimwe ryawe, wadushyiriyeho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwawe. Nsengera abadukurikiye kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa Haleluya Amina TV, kugira ngo ukomeze kubaha umugisha, n'abazadukurikira bose ubahe umugisha. Urakoze cyane kubyumvisha ngaho bana natwe, mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku itorero ry'Imana, ariko turareba uko itorero rikwiriye gufata, itorero rikwiriye kugenza umuntu waguye mu cyaha. Umuntu waguye mu cyaha mbese akwiriye guhita ajugunywa. Kandi iyo mvuze itorero, ntabwo mba mvuze abayobozi b'itorero, oya, mba mvuze abayoborwa, nkavuga abayobora, nkavuga inshuti z'itorero. Ni ukuvuga ngo ni gute itorero ryagombye kuba rifata umuntu waguye mu cyaha. Mbese umuntu waguye mu cyaha ni uguhita ajugunywa, cyangwa se ni uguhita acibwa? Mbese akwiriye gukorerwa iki? Nk'uko bisanzwe rero, amazina yanjye ni Hitimana Dismas, mwene so muri Kristo Yesu. Imana rero ikomeze kubampera umugisha, kandi mwibuka gukora subscribe kuri wowe utubonye ari ubwa mbere, ndetse ukomeze no koherereza inshuti zawe, udufashe mw'iri vugabutumwa, kuko ikintu kimwe kizagaragaza ko Yesu ari hafi kugaruka, ni uko buri wese azabanza akumva ijambo ry'Imana, kugira ngo hatazagira ugira icyo yireguza. Imana ishimwe cyane. Rero tugiye kurebera hamwe, tuyobowe n'ijambo ry'Imana, dusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibice byaho 18. Ubutumwa bwiza bwa Matayo, ibice byaho 18, turasoma n'umurongo wa 15 tugeze ku murongo wa 20. Imana ibampera umugisha. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Matayo, ibice 18, umurongo wa 15. Uko itorero rikwiriye kugenza uwanze guhanwa. Mwene so nakugirira nabi, ugende mumenyeshe icyaha cye mwiherereye. Nakumvira uzaba ubonye mwene so, ariko natakumvira umuteza undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomerere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Kandi niyanga kumvira abo, uzabibwira itorero. Niyanga kuryumvira naryo, azakubere nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Amen. Mwumvise rero ko itorero, harimo abantu baba bavuga ngo itorero ryaragiye, itorero ntaryo, ngo itorero ntarikibaho. Itorero ririho. Hano Yesu we atanze urugero rwiza, aravuga ati aho babiri cyangwa batatu bari, nanjye mba ndi hagati muri bo. Itorero rero si ngombwa umubare mwinshi, si ngombwa abantu benshi. Hari n'aho babajije Yesu, baramubaza ngo mbese abakizwa ni bakeya? Yesu yahise abasubiza ngo ntabwo abakizwa ari bake, ahubwo buri wese aharanire kunyura mu irembo rifunganye. Bene data, nshuti z'Imana, inzira ijya mu ijuru ntabwo ari inzira ngari, ntabwo ari inzira yoroshye, ni inzira ifunganye, ni inzira igusaba
kugenda wibombaritse, ni inzira igusaba kuvuga wibombaritse, ni inzira igusaba kubana n'abantu bose amahoro, ni inzira igusaba guhora wirinda, ni inzira igusaba. Pawulo we yaravuze ngo ibyarindamu yanjye nabibonye ko byahindutse igihombo kubwo gukurikira Kristo Imana yacu itugirire neza. Ni inzira ijya mu ijuru, inzira igusaba kwinjira mu itorero ry'Imana, ni inzira igusaba kubabarira n'utagusabye imbabazi. Ni inzira igusaba kubabarira n'utagusabye imbabazi, ni inzira igusaba kugaburira n'umwanzi wawe, ni inzira igusaba gukunda n'abatagukunda. Imana idushyigikire kandi Imana idufashe mu rugendo twatangiye rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Turi ku ijambo rivuga ngo mwene so yakoze icyaha. Byumvikane ko tutari twagera aho Satani atageze imyambi. Turacyari mu isi, turacyari ku rugamba. Ubu turi itorero ryo ku rugamba, kuko itorero ry'abanesheje ryo ntabwo bakiri mu isi. Abanesheje ntabwo bakiri mu isi. Mu Rwanda hajya haba akantu keza ko intwari iba intwari itakiriho. Ni ibintu batekereje neza kandi haba hari abantu b'abahanga b'abashakashatsi. Intwari ntiba intwari ikiriho, ahubwo intwari iba intwari itakiriho. Ni kubera iki? Umuntu bashobora kumufata neza, umuntu bashobora kumushyira ahantu hakomeye, umuntu bashobora kumuha umwanya w'ubutwari, yamara kumva yishimye cyangwa se hari indi ntambwe agezeho, ugasanga arabisenyaguye byose, ugasanga arabyishe, ubutwari bwe bugasenyuka. Natwe rero itorero ryacu, ndavuga umugeni wa Kristo, ntabwo mvuga amadini runaka, oya, amazina y'amadini, ndavuga umugeni, abo Yesu yacunguye abakamwizera. Abanesheje ni abageze n'abatakiriho, bapfuye cyangwa se bashyizemo umwuka bakizera, kuko ubundi mu Kristo ntapfa ahubwo arasinzira. Imana itugirire neza. Naho abakiriho twebwe, abakiriho turi itorero ryo ku rugamba. Ni gute rero dukwiriye gufata mwene data wahuye n'ikibazo akagwa mu cyaha akatubera ikibazo? Ese duhite tumwirukana? Ese duhite tumuca? Ese ahita umwanzi wacu? Imana itugirire neza. Yesu atanze umurongo mwiza. Mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye. Icya mbere, mwene so wagukoreye icyaha, banza umumenyeshe icyaha cye. Naramuka akumviye, azaba akubereye inshuti nziza, azaba akubereye umuvandimwe, azaba akubereye umuntu ukomeye, kandi uzaba unamwaruye, uzaba unamutabaye. Icya kabiri, niyanga kukumvira rero, niyanga kukumvira, shaka undi muntu wo kwizerwa, shaka mugenzi wawe wo kwizerwa umwe cyangwa babiri, mumumenyeshe icyaha cye. Nabumvira muzamubabarire. Niyanga kubumvira, none icyo muzakora ni iki? Muzabibwire itorero naryo rishyireho akaryo. Ariko se uno munsi wa none, iyo wumvisha amakuru mabi kuri mwene se, ubitwara ute? Ese uhita umujyana ku mbuga nkoranyambaga, kuri YouTube n'ahandi na TikTok? Uhita se umujyana mu itorero? ahita se akubera umwanzi? Oya. Ukwiriye kugerageza mugenzi wawe. Ntabwo iyo umuntu apfuye, ntabwo iyo umuntu ashize mu mwuka agasinzira bahita bamushyingura. Oya, bategerezaho akanya, bakabanza bakamenya ko yashize mu mwuka by'ukuri. Uwo muntu ugihumeka yagaruka. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo imbabazi z'Imana nizo zituma budashiraho. Imana itwihanganira kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka. Niyo mpamvu ubwami bw'Imana butinze, niyo mpamvu Yesu atinze kugaruka. Nuko hari abantu batarakizwa, nuko hari abantu batarava mu byaha. Pawulo yaravuze ngo njya gukora ibyiza, ibi bikantaga imbere, ariko Imana ishimwe ko yatanze Yesu nk'umucunguzi
ari we udutsindishiriza. Itorero ni ikintu gikomeye rero, itorero n'ubwoko bukomeye. Tubonye ko babiri nibishyira hamwe bakegerana bagasenga, icyo bazasaba cyose bazagihabwa na data wo mu ijuru. Bantu musuzugura itorero murambabaje, bantu musuzugura itorero mubabaje Imana. Itorero n'ubwoko butavumika, itorero n'ubwoko bwatoranijwe, bwavuye mu maraso ya Yesu, bwavuye mu bise bya Yesu, bwavuye mu mibabaro ya Yesu Kristo adushyira ku isi kugira ngo tumuhimbaze, duhimbaze Imana, tubwirize abantu ubutumwa bwiza. Ndababwira ukuri rero yuko ibyo muzahambira mu isi itorero ry'Imana bizaba bihambiriwe, n'ibyo muzabohora bizaba bibohowe. None se mwene so uno munsi umufasha ute? Umufasha ute? Niba umubonyeho icyaha ubanje kumuganiriza, yanze gukumvira se ngo umwereke abandi, cyangwa uhise umushyira mu nteko za leta? Itorero ubundi ntiryakagombye guhita rishyira umuntu mu nzego za leta. Hakwiriye kujyayo umuntu wananiranye, umuntu wanze kumva. Natwe tukaba itorero, tukaba bamwe mu bafasha leta, mu bafasha igihugu kubaka umuryango runaka w'abana b'Imana. Imana rero ikomeze ibamere umugisha, tubashimira uburyo mukomeje kudukurikirana, tubibutsa gukora share, comment, like ndetse na subscribe kuri wowe utubonye muri ubwa mbere. Mugire ibihe byiza, Imana ibamere umugisha. Amen.